nyuma y'uko Perezida Paul Kagame arahiriye u Rwanda kongera kuruyobora muri manda nshyashya y'imyaka 5 iri imbere, dore ko yemereye abanyarwanda bamugiriye icyizere kongera kubayobora, abizeza kandi ko hagiye gukorwa byinshi bitandukanye, iterambere rigiye kwiyongera. Hari imishinga myinshi minini yatangiye yo kubaka, ngo twe tuzi imishinga tuvuze mu kubaka, ariko hari n'indi minini igiye gutangira, byose bijyanishijwe n'iterambere u Rwanda ruri kugenda, cyangwa se umuvuduko w'iterambere u Rwanda rurimo kuri ubu ngubu. Iyo mishinga yose rero niyo tugiye kureba muri aka kanya, tugiye kuvugaho byinshi birambuye, tureba uko imeze, yaba ari yatangiye yaba ari ikomeje, bimeze bite, bigeze hehe, ndetse kandi tugiye kuvuga myinshi itandukanye, tuhereye ku ufite bije nini cyangwa se ifite akayabo kanini k'amafaranga kugera ku mutoya, twese tugiye kuyiva imuzingo. Nshuti bakunze ba Sentence, rero twongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro uguha amakuru y'ubwubatsi, updates zitandukanye ku mishinga minini y'ubwubatsi, kugira ngo ujye umenya ibigezweho, umenye ibikorwa cyangwa se imirimo aho igeze, bisobanukirwe ibiri gukorwa ibyo ari byose. Niyo mpamvu rero utari wakora subscribe ari wo mwanya kugira ngo dukomeze twanire kuri uno muyoboro, kandi ntibagire gukanda like, gukora share kuri iyi video kugira ngo igere ku nshuti n'abavandimwe bawe. Ko twari tumaze kubivuga, rero tugiye kureba kuri imwe mu mishinga iri gukorwa, igiye kubakwa cyangwa se irimo irananinga muri no manda igomba kurangira muri 2029. Turebe rero iyo mishinga imwe n'imwe minini igomba gusozwa cyangwa se igomba kuzatahwa muri no manda ya 2029, aho igomba byibura gutahwa cyangwa se kugaragaza iterambere ry'ino manda. Ubwo turi kuvuga nko twabwiye, tugiye kureba imishinga mishyashya ndetse n'iri kuraninga cyangwa se iri gukorwa muri ino minsi. Reka duhere ku mushinga wa mbere, ariwo mushinga wa Bugesera International Airport cyangwa se ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Uyu ni umwe mu mishinga minini u Rwanda rufite, aho ari umushinga ubarirwa agaciro ka miliyari 2 z'amadolari, uko twagiye tuvuga muri video zitandukanye. Ni umushinga witezweho kuba wafungura cyangwa se watangira gukoreshwa muri 2027. Bivuze ko muri iyi manda ya 2029 ikibuga kigomba kuzatangira kigakoreshwa, igatangira gutanga umusaruro, dore ko hari ikibuga cy'indege kitezweho kuzajya gicishwaho ibintu byinshi bitandukanye, yaba ari abagenzi bazajya bagicaho, yaba ari ibicuruzwa cyangwa se imizigo igera kuri toni 150 ku mwaka, ndetse n'abagenzi basaga miliyoni 8 ku mwaka. Urumva rero ni ikibuga cy'indege kinini, ariko tubibutse ko imirimo yo kucyubaka cyangwa se ibikorwa biri kugikorwaho byose, amafaranga akaba agomba kuboneka aturutse ku mpande ebyiri, aho leta y'u Rwanda ifitemo share za 40%, mu gihe Qatar Airways ifitemo share za 60%. Kandi tubibutse ko mu minsi yashize byavuzwe ko rwose ikibuga cy'indege kigeze kuri 85% ku mirimo yo hasi. Bwo tuvuga imirimo yo hasi, no kubaka imihanda, kubaka aho indege zica, aho ziparika, ibiki bitandukanye, aho mu minsi ya vuba mu kwezi kwa 10 hagomba gutangira imirimo yo kubaka amazu. Ubwo tuvuga amazu ni imirimo ijya hejuru, amazu n'ibindi bitandukanye, za radar n'ibindi bitandukanye, byose biba biri ku kibuga cy'indege. Ubundi muri 2027 ikibuga kikaba operational. Uri kumva byose ni muri ya manda n'ubundi nkuko twabivugaga muri no manda imyaka 5 ya mishyashya ya guverinoma. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Kigali Green Complex. Uyu mushinga ni umushinga munini w'inyubako ndende, ko azaba ari inyubako ndende igeretse muri mujyi wa Kigali cyangwa se ku butaka bw'u Rwanda, aho izafite amagorofa 35. Ubwo tuvuga 35 ari 29 ari hejuru y'ubutaka, ndetse na6 ari munsi y'ubutaka. Urumva rero ni inzu ndende, ni inzu ibarirwa agaciro ka miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Urumva nayo ni umushinga munini cyane, kuko uzaba ari umushinga ugaragaza ubudasa cyangwa se ugaragaza isura nshyashya y'igihugu nyuma y'imyaka 30 n'ingahe. Uzaba bigaragara rwose ko hari aho cyavuye kandi hari aho kimaze kugera, bitewe inyubako ikaba iri gushyirwa mu bikorwa, iri kubakwa na company iva mu bihugu by'Abarabu yitwa Shelter Group, aho iri kubakwa hano mu gihahoze inzu ndangamurage y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ikaba ari ya RSSB, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisanzu y'ubwiteganyirize bw'izabukuru ndetse n'ubwishingizi ku buvuzi butandukanye. Iyo tuvuze ubuvuzi, harimo za Rama, harimo Mutuelle de Santé n'ibindi bitandukanye, za Ejo Heza. Byose rero urumva ko iki kigo kiba gifite amafaranga menshi, niyo mpamvu kigenda cyashora mu bikorwa bitandukanye, nk'uko twagiye tubirebaho byinshi bitandukanye muri iki gihugu. Aho kandi ibijyanye n'ubwubatsi cyangwa se ibijyanye n'amazu y'iki kigo cya RSSB birebererwa n'ikigo cyangwa se agashami kacyo kitwa UDL cyangwa se Ultimate Developers Limited. Ku mwanya wa gatatu twahashyize Nyabarongo ya kabiri Hydropower. Uyu ni umushinga w'urugomero rw'amashanyarazi, umushinga munini, urugomero rwitezweho kuzamura ingano y'amashanyarazi igihugu gifite, aho uno mushinga uri kubakwa kuri Nyabarongo, ukaba uri kubakwa mu murenge wa Ruri mu karere ka Gakenke, aho ari umushinga ufite agaciro kakaba miliyoni 214 z'amadolari, aho rugomba gutanga amashanyarazi angana na megawati 43.5. Urumva ko na amashanyarazi menshi agomba kwiyongera muri no manda ya 5, dore ko
muri no manda ya kane cyangwa se y'imyaka 5, dore ko byitezweho ko amashanyarazi agomba gukwira 100% mu ngo zose zo mu Rwanda, hose hakaba hacanye cyangwa se hari amashanyarazi. Urugomero narwo rugomba kubigiramo uruhare, dore ko uno mushinga bitezweho kuzura bitarenze muri 2025 ugomba kwatangira gukoreshwa. Ntabwo urugomero gusa rw'amashanyarazi ruzakorwamo, dore ko azubakwamo n'umuyoboro w'amashanyarazi w'ibirometero 19.2 uva ku rugomero aho ruri hano twavuze mu murenge wa Ruri mu karere ka Gakenke. Ubu no muyoboro ukazabugera kuri substation ya Rulindo nayo igomba kubakwa muri uno mushinga. Urumva ko uno mushinga munini, n'umushinga uzazana impinduka nini gitezweho kuba byagezwe muri no manda ya y'imyaka 5 ukazuzura muri 2025. Ku mwanya wa kane twahashyize Nyabugogo Bus Terminal. Uyu ni umushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo, undi mushinga uje guhindura isura ya Kigali, umujyi wa Kigali ugashyirwa ku yindi ntera, kuko aho imodoka zitegerwa cyangwa se abantu bategera imodoka bagomba kugira isura ijyanye n'umujyi ugezweho. Ugomba no mushinga ugomba gutangira muri 2025. Ibikorwa byo kwiyubaka bikabyitezweho ko bizatwara asaga miliyoni 150 z'amadolari, nk'uko umuyobozi cyangwa se umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madame Emma Claudine yabitangarije itangazamakuru. Yavuze ko amafaranga ubu yamaze kuboneka, ibisigaye ari ukunoza cyangwa se gutunganya n'inyigo bari kuyinonosora kugira ngo umushinga none ubashe gutangira, dore ko ino gare byavuzwe ko igomba kubakwa cyangwa se zubakwa mu buryo bugezweho, aho izaba igeretse ku buryo ikijyanye n'umuvundo cyangwa se umubyigano w'imodoka bagaragaraga muri gare byose bigomba gukemuka rwose, hakaba ibikenewe byose muri gare byose bizaba birimo cyangwa se bizaba bijyanishijwe n'igihe tugezemo. Ku mwanya wa gatanu twashyize umuhanda wa Kigali Muhanga. Uyu ni umushinga wo kubaka umuhanda Kigali Muhanga bitezweho gutwara asaga miliyoni 120 z'amadolari. Uyu ni umushinga urimo ibice bitandukanye bizashyirwa muri uno muhanda, ibice bidasanzwe, aho uno muhanda ugomba kumenya ko umuhanda kuva umuhanda uzubakwa ku birometero 45 uzavugururwa ibice bibiri cyangwa se ibisate bibiri, 2 lanes, bikajyanishwa n'igihe cyangwa se bikagurwa bikamera neza mu birometero 45, naho ibindi birometero 12 n'ibice bibiri ukaba ari umuhanda igice cy'umuhanda kizashyirwamo ibisate 4. Ibice bino ubwo ni imodoka ebyiri zigenda, izindi 2 ziza, aho kuva Nyabugogo ukagera ku Ruyenzi Bishenyi hazaba harimo ibice 4, ndetse kandi nanone ugeze i Muhanga ahazwi nko ku Kivumu mu murenge wa Cyeza, ugakomeza ugana ukagera mu mujyi, ugakomeza ugera mu gishanga cya Rugeramigozi uciye mu mujyi, naho hazashyirwa ibice 4 cyangwa se ibisate 4, nk'uko tumaze kwivuga. Imodoka 2 zigenda, izindi 2 ziza, mu buryo bwo kugabanya umuvundo ugaragara muri ibi bice. Murabizi abakoresha no muhanda hano ku Ruyenzi uburyo mu masaha y'umugoroba, mu masaha ya mu gitondo haba hari umuvundo, haba ambutiyaje rwose ubona ko ikabije ibangamira abakoresha cyangwa se abagenda muri uno muhanda. Ikindi kintu kidasanzwe muri uno muhanda nuko kuri kilometero 11 muri uno muhanda hazashyirwamo igisate cya gatatu cy'inyongera kizaba kigenewe amakamyo manini ateza umuvundo cyangwa se akurura ambutiyaje cyane mu migendekere mu mihanda yo mu Rwanda, aho hagenewe ibisate 4 hazaba hariyongeraho igisate cya gatanu cyagenewe amakamyo, naho ahari ibisate 2 haziyongeraho igisate cya gatatu cyagenewe amakamyo. Imirimo yateganyijwe gutangira muri mpeshyi ya 2025, ariko bikaba biteganyijwe ko igomba gusozwa, imirimo igomba gusozwa muri no myaka 5 cyangwa se muri ino manda nshyashya nk'uko tubikomeza kubivuga. Ku mwanya wa gatandatu twashyize Kigali Centralized Sewage System. Uyu ni umushinga w'isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali, umushinga uri gukorwa na Wasac Group, igiye gushoramo asaga miliyoni 93 z'amayero, washyira amadolari asaga cyangwa se arenga miliyoni 105 z'amadolari. Urumva ko nabona umushinga munini. Uyu nguyu rero akaba ari umushinga uzaba urimo uruganda rutunganya imyanda uri kubakwa hano ku Giti cy'Inyoni, hazajya hatunganyirizwa imyanda itandukanye ivuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, amatoilette n'ibindi bitandukanye, ibyamenywaga muri ruhurura byose bizajya bica mu matiyo azubakwa, byose bigakusanyirizwa hano kuri uruganda bikabitunganya ku buryo bizitazongera kuba imyanda yangiza cyangwa se ibangamira ibidukikije. Byose twabivuzeho muri video, wabireba ukareba kuri channel yacu wabona iyo video isobanura byinshi kuri uno mushinga. Ku mwanya wa karindwi twashyize King Faisal Hospital, umushinga wo kuvugura cyangwa se wo kwagura ibitaro byitiriwe Umwami Faisal by'i Kigali, aho ku itariki 22 z'ukwa karindwi 2024 Perezida Kagame yashyize ibuye ry'ifatizo ku mushinga wo kwagura ndetse wo kuvugura ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, aho bizatwara agaciro gasaga miliyoni 104 z'amadolari, bigiye kongera umubare w'ibitanda uvuye ku 167 bigere kuri 600, kandi bikazaba byubatse ku buryo bugezweho, ku buryo ku rwego rwa hoteli y'inyenyeri 5 nk'uko byatangajwe na CEO wa Shelter Group igiye kubyubaka cyangwa se igiye kubishyira mu bikorwa, kuko yavuze ko bagiye kubaka ibi bitaro ku rwego rwo kuvugurura amazu akajyanishwa n'igihe tugezemo, aho ibitaro bizaba birimo ibikorwa bitandukanye, bazagura byinshi bitandukanye, ndetse hashyirwamo n'ubushobozi bwo kuba bwa ibitaro bizajya bitanga serivisi zigezweho, serivisi zo ku rwego rwo hejuru, ku buryo bizatanga umusanzu wo ku rwego rwo hejuru rusumbye urwo ibitaro byatangaga, ku buryo bizongera cyangwa se bizajya muri ya gahunda y'igihugu yo kuzamura ubuvuzi mu Rwanda bukajya ku rwego rwo hejuru, ku buryo hazabaho ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi, aho abantu bajya kwivuriza hanze bagomba kujya, ahubwo imihanda cyangwa se indege zibayobora bakaza mu Rwanda, akaba ariho babonera ubuvuzi bajya gushakira
kwimukira mu bindi bihugu. Ibitaro bikaba bizubakwa cyangwa se bizavugururwa bigashyirwa ku rwego rusumye urwo byari biriho, kuko byubatswe kera ariko ubu ngubu bigomba kujyanishwa n'igihe tugezemo. Ibi ngibi akari byo biri muri uno mushinga, cyangwa se akaba aricyo uno mushinga ugamije, ko bigomba kuvugururwa bikajyana n'icyerekezo turimo, ari byo uno CEO Amin yavugaga ko bigomba kuzubakwa ku rwego rwa hoteli inyenyeri 5. Ku mwanya wa 8 twashyize Kigali International Finance and Business Square. Uyu ni umushinga w'inzu z'impanga uri kubakwa mu mujyi hazwi nko kuri plateau hagati ya Ecobank ndetse n'ibiro by'umujyi wa Kigali. Izi nzu rero ziri kubakwa na Equity Bank Group, inzu zifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari zikubakwa. Ubu imirimo yo kubakwa igeze kure. Imirimo yo kubaka izi nzu ikaba igeze kure. Inzu akaba ari inzu ndende zaba zifite amagorofa agera kuri 28, dore ko imirimo irimbanyije ikaba biteganyije ko zizuzura byibura muri 2025, aho izaba ifitemo ibice byagenewe amahoteli, ibice byagenewe ibiro bitandukanye, aparitema zo guturamo, aho gucuriza cyangwa se gukora business zitandukanye mu buryo butandukanye. Mu gihe cyava rero izi nzu zikaba zabonetse cyangwa zikaba nazo zaba ziri mu bigize cyangwa se mu bizaba biri kuryoshya hano mu mujyi, dore ko hano kuri plateau hari amazu menshi, hari imishinga myinshi itandukanye yo kuharyoshya cyangwa se kubaka inzu ndende zigaragaza cyangwa se zirimbishije umujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 9 twashyize Zaria Court Kigali. Uyu ni umushinga uri kubakwa mu cyanya cyagenewe siporo cyangwa Sport Hub hano i Remera muri Sport City, iruhande rwa Stade Amahoro ndetse na BK Arena, aho umushinga wa Masai Ujiri yitiriye umujyi wo kwivuko rya se muri Nigeria witwa Zaria. Uyu ni umushinga rero uri kubakwa kuri budget ya miliyoni 100 z'amadolari kuri hegitari 2.4 ahahoze RBC hano mu Gisimenti, aho hari kubakwa inzu zitandukanye zizakorerwamo ibikorwa bitandukanye, aho twavuga nka hoteli yo mu bwoko bwa boutique izaba ifite ibyumba 80, hazaba harimo icyanya cy'imyidagaduro, hazaba hakinirwa amakinamico atandukanye ndetse n'amafestival, hazaba hari piscine yo kwidagadura ndetse gukoreramo siporo zitandukanye zo mu mazi cyangwa se zo koga, n'ibindi bice bitandukanye bizaba bikorerwamo ubucuruzi butandukanye, n'ibindi byo by'imyidagaduro bitandukanye cyangwa se n'ibindi by'akazi, ama office ndetse n'abari coding, ama podcast, abantu bazajya bajya gukorera ibiganiro, byose hazaba harimo izo studio. Ahangaha rero hazaba harimo ibikorwa bitandukanye ariko byinshi bishingiye ku myidagaduro. Ibi rero akaba ari umushinga wa Masai Ujiri ndetse n'abandi bafatanyije bazanye hano muri Kigali mu byo kongera ibikorwa remezo hano bya siporo hano ku Gisimenti cyangwa se hano i Remera, ahagenewe icyanya cya siporo, hari ibibuga bitandukanye, hakazaba rero harimo n'ibingibi bya Masai Ujiri, harimo piscine z'imikino yo koga ndetse na ibibuga bya tennis. Naho rero imirimo ikaba irimbanyije, ikaba iri kugenda igera kure, dore ko biteganyijwe ko igomba kurangira mu gihe cya vuba kitageze ku myaka 2, kiteganyijwe ko izarangira muri 2025. Ku mwanya wa 10 twashyize Kigali Wetland Rehabilitation Project cyangwa se umushinga wo gusubiranya ibishanga bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, umushinga ufite agaciro gasaga miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika, aho biri muri gahunda yo kuvugurura cyangwa se kubungabunga ibidukikije, urusobe rw'ibidukikije mu mujyi wa Kigali kuri hegitari 9,160. Hakaba harimo ibishanga 5 bigomba gukorwaho nk'uko parike ya Nyandungu cyangwa se hano mu gishanga cya Nyandungu hakozwe. Hakaba harimo gusubiranya no gukuramo ibikorwa remezo byari bisanzwe birimo cyangwa se ibikorwa bya muntu byari bisanzwe bikorerwamo, nk'uko hano Gikondo hahoze hari inganda zimwe zigakurwamo hakongera agatunganywa. Gusa ubu ngubu hakaba hari gukorerwamo imirimo yo kugisubiranya neza nk'uko hari muri Nyandungu hakozwe. Nk'uko ibishanga rero birimo bitandukanye nk'uko tumaze kuvuga icya Gikondo, harimo ndetse kandi n'igishanga cya Rwampara, icya Rugenge rw'Intare, mice byegereza za Nyamirambo, icya Kibumba na Nyabunitse n'igishanga cya Nyabugogo. Igishanga rero bikaba biri gutunganywa mutwe tubivuze nk'uko icyanyandugu cyakozwe, bivuze ko hagomba kuzashyirwamo ibice by'imyidagaduro bitandukanye, byose bikazagenda bikorwa bitewe n'umwihariko w'igishanga uko kimeze cyangwa se naho kiri, kuko hagomba gushyirwamo ibikorwa bizafasha abantu baje kuhidagadura cyangwa se kuharuhukira, yaba ari amaresitora aho kwicara n'ibindi bafasha kuruhuka, yaba ari inzira zo gucamo, aho abantu batwariramo amagare n'ibindi bitandukanye, ariko byose bigamije kubungabunga ibidukikije ndetse no kubifata neza hatagize ikibangamira ikindi. Ku mwanya wa 11 twashyize Kigali Vision City Phase ya 2. Uyu ni umushinga wo kubaka amazu yo guturamo agezweho yo ku rwego rwo hejuru, ari aho uno mushinga ufite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari, aho uri kubakwa inzu zirimo ibyiciro bitandukanye, za town houses, amavillas, amapartoma ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye byo gufasha abazaba batuye muri izi nzu cyangwa se muri uyu mudugudu, aho babona aho kuruhukira, aho kwidagadurira ndetse n'aho bakorera ibikorwa bitandukanye, yaba ari supermarket zo guhahiramo, hoteli zo kuba abantu bajyamo bakaruhukira cyangwa se bakabona izindi services zitandukanye, ibibuga bitandukanye byo kwidagaduramo, gukoramo siporo, imikino ngororamubiri itandukanye. Iyi phase nayo rero iri kubakwa na Shelter Group, aho iri gukora cyangwa se imirimo yatangiye yari sample 2 za villa 2 twikubitira kabiri zatangiriweho no mushinga nawo ukaba ari umwe mushinga ya RSSB ngo twavuze RSSB igenda ishora amafaranga mu bikorwa byo kubaka bitandukanye, aho irebererwa na UDL Ultimate Developers Limited. Rero ino mushinga cyangwa se ino Vision City kaba phase ya mbere yararangiye, amazu yarangije no kugurishwa, yarangije no guturwamo. Rero ikigezweho akaba ari phase ya 2, naho akaba ari umushinga witezwe kubakwa cyangwa se gushyirwa mu bikorwa muri no myaka 5.
Ku mwanya wa 12 twashyize Believers Hospital and Research Center, aho ari ibitaro twavuga ko ari umushinga wo kubaka ibitaro uri kubakwa n'itorero Believers Eastern Church Rwanda rifite inkomoko mu Buhinde, riri kubaka ibitaro binini biri ku rwego rwo hejuru ku gaciro cyangwa se kuri budget ya miliyoni 60 z'amadolari, aho ibi bitaro biri kubakwa cyangwa se biri ku umushinga uri gushyirwa mu bikorwa mu Busanza muri Kanombe, bizaba bigeretse inshuro 6 cyangwa se bizafite amaetaje 6, bikazaba bifitemo ibitanda bigera kuri 220 kandi bikazaba bifite abaganga b'inzobere baturutse mu bihugu bitandukanye, ndetse bizaba bifitemo kaminuza zigisha inzobere muri gahunda yo guteza imbere ubuvuzi, muri gahunda yo kugira u Rwanda ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Bikaba biteganyijwe ko bigomba kuzura bitarenze muri 2026. Ku mwanya wa 13 twashyize Inzovu Mall. Uyu ni umushinga munini wo kubaka inzu y'ubucuruzi bukomatanyije, aho harimo ibikorwa bitandukanye nk'uko twagiye tubivuga muri video zitandukanye, tubereka aho imirimo igeze, tubereka cyangwa se tubasobanurira uyu mushinga. Uyu mushinga rero ukaba ufite agaciro ka miliyoni 68 z'amadolari, akaba ari umushinga wa Groupe de Var y'Abafaransa iri kubaka Inzovu Mall ku Kimihurura, hano iruhande rwa Kigali Convention Center ndetse imbere y'inteko nshingamategeko. Bikaba biteganyijwe ko izi nzu cyangwa se uno mushinga agomba kuba warangiye bitarenze Nzeri 2025 nk'uko mubibona. Imirimo igeze kure, byinshi byarakozwe. Ubu ngubu inzu ziri kuzamurwa aho bageze hafi kuri nivo ya 4. Urumva ko zibigomba ko bigeretse inshuro cyangwa se bigomba gufitemo etage igeretse inshuro 9. Urumva ko imirimo igeze kure. Byinshi twagiye tubisobanura muri video zitandukanye. Ushaka kumenya byinshi wareba muri video twakoze imbere. Ku mwanya wa 14 twashyize ibigo by'ubuvuzi by'i Masaka, aho twashyizemo umushinga wo kwimura CHUK iva mu mujyi ikimurirwa i Masaka, aho iri kubakwa hano mu cyanya cyahariwe ubuvuzi, aho ibitaro biri kubakwa kuri miliyoni zisaga 32 z'amadolari y'amanyamerika, aho imirimo igeze kure. Ndetse twashyizemo n'umushinga wo kubaka My Heart Center, aho iki kigo cy'ubuvuzi kiri kubakwa mu cyanya cyahariwe ubuvuzi nacyo hari Masaka, kikazaba kivura indwara z'umutima cyangwa se bijyanye n'ubuvuzi bijyanye n'umutima gusa. Kiri kubakwa ku gaciro cyangwa se ku mafaranga angana na miliyoni 20 z'amadolari. Ndetse inyubako za faze ya mbere ziri kugana ku musozo, aho cyubakwa ku bufatanye bwa Misiri, dore ko mu minsi ishize, mu minsi yo kurahira kwa Perezida Paul Kagame, cyangwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri, ndetse hanatanzwe n'inkunga y'ibikoresho isaga miliyoni 4 z'amadolari. CHUK yo iri kubakwa ku bufatanye na leta y'Ubushinwa, ndetse ikaba gushyirwa mu bikorwa n'Abashinwa. Iyi mishinga twavuze hano ni imwe mu mishinga yatangiye, ariko bitavuze ko hari n'iyindi tutavuze yaba ari yatangira itari yatangira. Ariko ibyo twavuze aha ngaha ni imishinga by'ibifite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari gusubiza hejuru, kandi biteganyijwe ko izuzura bitarenze ino myaka 5 y'ino manda nshyashya izarangira muri 2029, bijyanye na gahunda ya guverinoma nshyashya itangiye kuri kwa munani muri 2024. Buri umwe wese ku ruhande rwe ashobora kuvuga ngo ese uno mushinga kutawushizemo, simwe kutayivuze, nta kibazo rwose. Commentaire ziremewe, icyo wumva tutwirenga cyangwa tutashyizemo wakitubwira ukatwibutsa. Gusa imishinga ni myinshi, byinshi biri gukorwa mu iterambere ry'igihugu, ni byinshi cyane, ntabwo byose twari kubishyira muri ino nkuru yacu ngo tubirangize. Gusa updates zo tuzakomeza kuzibaha nk'uko bisanzwe tubikora, tuzakomeza tubagezaho amakuru atandukanye. Niyo mpamvu niba utari wakora subscribe kuyikana kugira ngo tukomeze tugendane, tukomeze tubane kuri no muyoboro kugezaho amakuru nk'aya ngayo utasanga ahandi, kandi tukusaba gukanda like kuri no video, ugakora share, ubundi tukomeza tukibanira tukugezaho amakuru atandukanye ajyanye n'imishinga y'ubwubatsi cyangwa se byinshi bijyanye n'ubwubatsi kuko utabisanga ahandi usibye hano kuri Decent TNC. Bye bye, naho utaha, ciao ciao.